twabyumvise kubera bari abantu. Raporo yakozwe nandese ko ubu raporo yakozwe na Nations Unies ikemeza ko iyo raporo yitwa mapping report ikemeza ko abanyarwanda bapfuye ari amagana, havuga hafi 300,000. Kwabo bantu biramutse bishyizwe imbere y'inkiko byafatwa nka genocide. Umuntu akaje imbere y'abantu ati jewe ndi intore cyane ni umumarayika nta muntu nishe, abahutu mupfukame musaba imbabazi. Jewe nagira ngo mbwire abo bahutu batishe n'abiciwe ko nta numwe wagombye kuzamanika amaboko ngo arasaba imbabazi. Rwose niba bafite mu mutwe hazima ntibagapfukame ngo basaba imbabazi. Ni Kagame weza abanza pfukame asaba imbabazi nk'umuntu uvuga ati reka, ariko abandi baraza bakigira intore bagacumugara bati nta muntu twishe ahubwo bandi musaba imbabazi. Reka ndangirize rero no kuri ibi. Twe ntabwo turi kimwe na Jimmy, turi abantu bakuze. Mwaka w'igihumbi 1996 byagenze bite? Inkambi zarasenywe n'abazungu babijyamo basa n'abongorera inkotanyi ko bikomereza urugendo bagenda bica abanyarwanda. Uzumva ngo banyuze za tingitingi n'abandi banyuze Sinapfukamira. Kwari ubwa mbere abantu bagenda n'amaguru ukava muri commune Kigarama hano imbibi na Tanzania ukazagira Kongo Brazzaville ugenda n'amaguru. Abenshi baguye mu mashyamba, abandi barishwe nkuko bica inyamaswa z'ishyamba nyine. Urasa abagore batwite ibibondo byabo, abasaza bagendeye ku ngata, aribyo bita ngo kubagira ingata amaguru, twabyumvise kubera bari abantu. Raporo yakozwe nandese ko ubu raporo yakozwe na Nations Unies ikemeza ko iyo raporo yitwa mapping report ikemeza ko abanyarwanda bapfuye ari amagana, havuga hafi 300,000. Kwabo bantu biramutse bishyizwe imbere y'inkiko byafatwa nka genocide. Umuntu akaje imbere y'abantu ati jewe ndi intore cyane ni umumarayika nta muntu nishe, abahutu mupfukame musaba imbabazi. Jewe nagira ngo mbwire abo bahutu batishe n'abiciwe ko nta numwe wagombye kuzamanika amaboko ngo arasaba imbabazi. Rwose niba bafite mu mutwe hazima ntibagapfukame ngo basaba imbabazi. Ni Kagame weza abanza pfukame asaba imbabazi nk'umuntu uvuga ati reka ntange ubuhamya bw'ibyaha nakoze kugira ngo abanyarwanda babone uko bashyira hamwe. Naho ndakomeza kwitwara kuri ya franchement ndabona ntacyo tuzarokora. Bwana Faustin urimo kuvuga uti ndasaba abantu kutazajya gupfukama ngo basabe imbabazi. Hari rero nyine nko mu Uganda n'abantu nyukunda kuvuga nawe uti ariko murasisa cyane. Aho ngaho sinayobora uko mu nkuri ariko mu Rwanda abaturage kugira ngo bafate icyo cyemezo nkurikije ibyo maze kutubwira bigomba kuba bitoroshye cyane ko mu minsi ishize twumvise ko na Minisitiri w'Intebe haraho yagiye ikibungo agiye mu mishinga ya Kiliziya, nawe asaba ko Kiliziya yafasha guverinoma yafasha leta kugira ngo abantu bumve ko bagomba gusaba imbabazi. Ubwo mbita ntekereza nabwo umukuru wa Ibuka ubwo yaravuze ijambo avuga ati ntabwo abantu bose bagomba gusaba imbabazi ku byaha batakoze, ariko bwarakeye avuga ibindi binyiranije n'ibyo yari yavuze. Nkaba rero nibaza ukuntu abo baturage umaze kuvuga ubutegetsi bwagamo uko bumeze, ukuntu batinyuka kudakora ibyo ubutegetsi bubasaba. Ndagira ngo kubyo navuze ko abantu batagomba gusaba imbabazi ejo bitazumvikana nabi. Abicanyi bazapfukame basaba imbabazi rwose. Gusa muri uko kuzisaba abenshi babiguyemo muri gacaca. Hari abantu bagiye bafungirwa ubusa kubera amagambo, kubera inzangano ku misozi, kubera iki. Abicanyi bigaramiye Kagame waranavuga ko ngo akorana nabo ngo afite abajenosideri yawe. Abo bajenosideri be aho kubashyira muri ibi bya political space n'abafate mpiri abashyikiriza inkiko bapfukame batyoke amavi basaba imbabazi. Ari ibingibi byo mu Minisitiri w'Intebe byo numva yarakwiye kuvaho mu by'ukuri. Niba ari yo vanjira agenda yigisha asaba n'abapadiri ko bayigisha yarakwiye kuvaho.
abanyarwanda kandi bagomba kumenya ko igihugu ari icyabo, ntabwo ari icya minisitiri w'intebe, nta nubwo ari icya perezida Kagame, ni icyabo. Bo rero bafite ingufu nyinshi cyane zishobora gutuma bariya abantu bavaho. Nta muntu uzongera kujya kubitwa ku itama ngo yongere atangire indi mu gihugu cye. Rero na bamwe ngo basige bategekwa guhinga ibigori byabo byakwera bajya kubica bagakubitwa cyangwa bagacibwa amafaranga mu gihugu cyabo, ngo ibintu ngo byarahindutse, ngo haje imitegekere mishya gushimwa n'abazungu. Ibyo by'abazungu mwaje umamfu. Icyangombwa nuko abanyarwanda bashyira umutima mu gitereko, abafite imitima yashwanyaguritse igasanwa bagahumurizwa, kandi ibyo bahinze bagasarura byeze bakabigiraho uruhare rwabo. Ibyo byo kuzana amakoperative avuye Kantarange ngo niho ngo u Rwanda ngo rukira ngo barwanije ngo rwagize ngo todo croissance, ibyo ngibyo ni ibintu by'imitako ntawe numva byatugeza. Ariko ronga aricyo kuri ikibazo cy'umuminisitiri w'intebe, ndibwira ko abapadiri bagomba kuzakurikiza inzira y'uwo biyemeje kwigishiriza ivanjiri, Yezu Kristo. We yaremeye abambwa ku musaraba, nabo niba ari abakristo nyakuri nibemere babambwe ku musaraba bazira ukuri. Ariko bujya kuri manganya ngo baraja gushyigikira ubutegetsi nka buriya. Numva ko ari abapadiri bamwe narababonye batenga abana ngo niburirane ngo berekane ngo ukuntu ngo bikoreye imizigo ngo banyu bya bintu n'amahano. Uwo mupadiri ndi wamushinze kujya mu bintu bya Kagame, we ngo arigisha abantu ukuntu bagomba kubabarana suko nareke abanyapolitiki babijemo mbere na mbere. Byo gusoma Bibiliya natwe twayisoma, byo kwambara ikanzu nta wabidushinze, ariko dufite ukuntu abanyarwanda bashobora gushyira hamwe. Navuze kuva kera ko abahutu n'abatutsi arabavaniwe, amateka arabyerekana. Ibyo bintu byo gupima amabere no kwerekana ngo sinzi ibyo ari byo, numvise bavuga ko ngo hari abantu bafite amagufa mu mazuru n'abatayafite. Ibyo bintu bigomba kuvaho, abantu bakabana. Kubabanisha rero si ukwerekana ko bagomba guhekana hari bafite imizigo. Iyi ideoloji y'ipfunwe y'ikimwaro bashaka gukomeza gukurura mu bana batoya ni ideoloji tugomba kurwanya twese twivuye inyuma. Icyaha ni gatozi, nta ugomba kuzahanirwa ibyaha bya bene wabo. Ariko iyo mvugo muvuga umukuru wayibuka mu Rwanda yarayivuze, ariko bwakeye atakifite. Wavuze ko ngo nsa n'umuntu usetse kuko nzi ko abantu ngo bagoswe. Utanga urugero kuri uwo mugabo, sinzi izina ry'icyakora, nagira ngo mubwire ko namukomeye mu mashyi. Niyo yaba yarahindukiye mu kiryamo, buriya ntabwo yahindukiye mu kwijambo. Ibyo yavuze mbere twebwe nibyo twumvise, ibindi yavuze bwa kabiri abibwira ikinyamateka ngo cyitwa ngo igihe, ntacyo bivuze. Biriya bisa nibyo bita mu Kinyarwanda amatakirangoye. Yari kugira ati si, ahubwo yagize ubutwari budasanzwe kubera ko abantu kenshi bakunze kujya bavuga nabi ibuka, ariko ririya jambo yavuze niyo ryagombye kuvuga n'umukuru w'igihugu. Iyo ari je batoraga namutora rwose. Nkaba rero nibwira ko ibyo yavuze abanyarwanda bose nabikozeho n'itangazo bazabishyigikire. Uzasaba imbabazi n'uwishe, uzasaba imbabazi n'uwo bagifite n'umutima kugira ngo yice niyihane ntakongere kwica bibaho. Ariko hari n'ikindi wenda umuntu yashimira Perezida Kagame, uko muri iryo jambo yanavuze ko bagiye bakumira abasore bari bafite umujinya kubera ko batashye bagasanga imiryango yabo yarishwe, noneho ngo bakajya bababuza kujya kwica abahutu basanze aho ngaho mu gihugu. Ibyo ngibyo umuntu yabimushimira. Mbere yo kubishimira azabazane abo yabujije, azabazane babajyane kuri stade Amahoro tubakomera mu mashyi rwose. Ariko ibintu by'amayeri gutegeka igihugu ntabwo ari ngombwa ko wakwiga amayeri ngo ubeshya abantu. Izo ntera hamwe uko zicaga turabizi, ntizigeze ziboha abantu amaboko, zaratemaga gusa. Ariko abantu baragiye bahambirwa amaboko bajugunywa mu Kagera bagera mu kiyaga cya Victoria, bivugwa ko ari ababahuta. Ariko biriya bintu urabona bizagenda bite? Dushobora kuba mu gihugu cy'amayeri abantu babeshya nadukuze. Icyo kibazo ahubwo n'umuntu mwagombye kuyisubiza mwebwe n'andi mashyaka muri kumwe, bigende biti ibyo wakomeje kuvuga ni byinshi bigaragaza rwose ko
ubutegetsi buriho bwagombye gushyirwa mu bucamanza, ariko ubwo mwebwe mukora iki? Ariko birantangaje kandi ariho twatangiriye. Yewe nabwiye abanyarwanda ko ikizakemura ibibazo byabo atari ugutinyana cyangwa se ngo bakekane ubwicanyi, nk'uko Kagame mbona ashaka kubicengeza mu Batutsi ati nimutakomera bagica barongera bafata imipanga babatema. Siko bimeze. Abantu nibaze tujye muri rukokoma twumvikane, tuvuye ko twahemukiranye, dusabana imbabazi turebana mu maso noneho kubyakozwe impande zombi, ariko ataravuga ngo bagiye gupfukamira abandi ngo noneho abandi bakomeze ubutegetsi bitegekere bahonyora igihe bashakiye. Kubyo Kagame ashaka ni ibintu tubona. Arashaka guhinduza itegeko nshinga yikomereze, kubera ko abahutu nibategeka bo bazongera bakamara Abatutsi. Ntabwo ari ukudutekereza n'abana bacu uko batekereza. Dutekereje dutyo twaba turi inyamaswa. Turashaka kubana mu gihugu cyacu abyumva atyo, kandi amenye ko igihugu atari cye, atagifiteho uruhare, nta n'ubwami dushaka bushingiye kuri repubulika. Turashaka ubwumvikane, impunzi zigataha zirimo n'umwami Kigeli akavuga ibyaze ku mateka, abantu bagatunganirwa bakamenya n'amateka yabo. Ariko byo kumeza kwiyemeza utukana muri parlement, utukana ku misozi ubwira abantu ko basaba imbabazi, birarambiranye. Kino kumebona turi kuri ibyo by'imbabazi, ndagira ngo uyu muntu wo muri commune Kivuye Ibyumba watugejejeho ikibazo witwa Nkuru Nziza aravuga ati icyambere na mbere twebwe dukunze gutekerezaho nuko jenoside yatangiwe n'inkotanyi, tukagira tuti nabo bagomba kubibazwa. Tese twagira Mungu atowe akaba perezida, kiriya gihugu yazakiyobora ate? Yazashobora gushyira abo bantu imbere y'ubucamanza? Ikindi ati ejo bundi kuri BBC gahuza miryango nigeze kumva ko bafasha abantu b'abajene bababwira ko bagomba kujya gusaba imbabazi. Uwo ni umuntu ukomoka muri commune Kivuye Ibyumba. Ati ibyo bintu twagira Mungu yavugaho iki nkatwe dutuye muri commune Kivuye ari naho inkotanyi zaturutse zitsembatsemba? Ari ibyo nigeze kuvuga urambwira ngo mbifitiye igihamya, ariko ubu nta magambo mvuga hano yerekeranye n'ubwicanyi bw'inkotanyi ndafitiye igihamya. Yewe ubwanyu mva mu Rwanda muri 1995 ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 9 nari mfite amaliste uko yaje akangiraho ndi hano mu Bubiligi, singiye kubisubira, y'abantu bageze ku 18,000. Hariho n'amasinyatire y'abatemwe bishwe n'inkotanyi, cyane cyane mu prefecture ya Gitarama na Kigali. Ibyo ntabwo ari amabanga, ariko kuba rero avuze ati iyo jenoside abo ngabo nabo barayikoze, numva nta cyaha uwo yitwa nde? Yitwa Nkuru Nziza. Uwo Nkuru Nziza we ni na mutangabuhamya wabihagazeho, ni ukuvuga témoin oculaire. Ariko ibintu byabaye muri ariya makomine ya Byumba nta wundi wabivuga neza kuba yarusha abo bantu beneho, cyangwa se ngo arushe Kagame wabikoze aramutse ashize isoni akabivuga. Ikindi rero umbaza uvuga uti ngo twagira Mungu ngo ibyo aramutse ashoboye kuyobora igihugu, abo bari mu gisirikare cy'u Rwanda ubu ngubu ndetse na Perezida Kagame washobora kubashyikiriza ubucamanza? Arega iby'ubucamanza ni ibintu Kagame yashatse kugerageza rwose ko abikoze mu Gifaransa maladroitement, ku buryo butari bwo birango bya gacaca, ko bagiye bafata abantu ku ngufu gusa, n'abazira amasambu n'abarezwe n'iki, n'abasuzuguye abantu mu kabare bose bagafungwa. Ntibafashe abo bicanyi kanuni. Ariko reka mvuge ko ibyo twita rukokoma ni gacaca, mvuge rya jambo yo mu rwego rwo hejuru. Ntabwo numva ko aba bagiye kwiga amategeko bakaza bambaye kamwe k'umweru n'ibindi by'umukara n'ibigofero rimwe na rimwe, ntabwo ari byo bizarangiza ibibazo by'u Rwanda. Ibibazo by'u Rwanda bizarangizwa n'abanyarwanda ubwabo nyirizina, abo twita bene gihugu. Kuki se izo nkiko twewe tuzazishyiraho tukazita rukokoma? Yewe niba hari ibyaha mfite ndegwa, abanyarwanda bavuga bati hari ibyaha tukurega, nk'ibyo bavuga ko nafatanyije. Gufatanya n'inkotanyi byo numva atari icyaha. Simva umuntu wakindega ngo twagira Mungu ngo yatekereje nka kanaka kugira ngo abanyarwanda batahe. Icyo cyo kirakampama. Abanyarwanda aho bari hose bagomba gutaha. Kimwe nuko abanyarwanda aho bari bose ubu ngubu Kagame agomba gushyiraho ubushobozi
mu gihugu butanga amahoro kugira ngo batahe. Navuze ko n'igituma umwami Kigeli adataha amaze imyaka 50 ngira ngo ni 3 hanze ni ukubera izo mpamvu. Hari ikintu gihogamye rero. Nkaba rero ngira ngo uwo musore Nkurunziza avuze abiri. Nkurunziza inkiko si zingize z'amatafari abantu bagenda bakicaramo nabo bajije bicaye imbere. Inkiko ni imitima y'abanyarwanda, inkiko n'ubushake abanyarwanda bafite bwo kugira ngo babane. Inkiko nuko twebwe dushira iyo pfunwe tugashira ikimwaro tukagira dute tukavuga ibyaha twakoze imbere y'abantu kandi tukihana tuvuga ko tutazongera nkuko twabivugaga tugatanga icyuhagira abantu bakera bakezwa bakavuga ko bagomba kubana. Birababaje cyane kubona umuntu umwe bajya mu Rwanda akagenda hinda imishyitsi ngo umwana wanjye agiye ngo sinzi ko azagaruka. Ntibiki ibyo ngibyo. Cyangwa se umututsi uri mu Rwanda avuga ati bariya bagica baramutse bafashe ubutegetsi bakongera bakadutema. Ibyo urumva ko tuzabibamo. Umurage se dusize ni ubuhe? Urwo rukiko rero ni urw'imitima y'abanyarwanda, ni ubushake bw'abanyarwanda. Kandi nongere nsubiremo uyu muganizi tukwamo nkuru. Niba Kagame atabishaka bagakomeza kwibwira ko ngo ubutegetsi ngo azakomeza kubukoresha Kalashnikov nguko mbona bashyizemo umurego ngo nibyo ashaka gukoresha muri Kongo, ashobora kuzabigwamo. Nta n'umurage mwiza azaba dusigiye uretse gusoho gutera amahane no gutukana no kwerekana ko ari ufite ingufu wenyine mu gihugu. Nubuhe murage azaba dusigiye? Kunga abanyarwanda se? Kuvuga ko abahutu n'abatutsi bazabana se? Nibyo. Bamwe bazabana bahagaze abandi babane bapfukamye. Niwe murage azaba dusigiye ko abantu batishe bapfukamira abandi. Twe rero ni twebwe bene gihugu. Ubwo rero Nkurunziza n'umubona ko ari twe tuzashyiraho urwo rukiko. Urukiko si ngombwa kugomba gufunga umuntu mu mukanagire gwa kantu nkuko abari ku butegetsi bagiye babigira. Icyambere nuko yemera ibyaha yakoze, icyakabiri nuko dutanga imbabazi cyangwa se abanyarwanda bagatanga imbabazi. Yewe nemera ko uwavuga ibyaha bye uwo ari we wese kandi akabivugira mu maso ya rubanda kutazabyongera kikaba temera n'Imana ni ukumuha solution tukemeza ko tuzabana dutyo. Abikoze inshuro ya kabiri byaba ari ikindi gitangaza. Ije nibyo ariko nyine Kagame arimo gusaba abahutu byo kugira gute byo kujya ku mugaragaro bagasaba imbabazi ari ibyaha byabo n'ibyo n'ibya bene wabo. Umenye utabyumva neza. Navuze ko zituka mu nkuru we nabanza apfukame avuye ati ntumije inama ruko ko mananye ndavuga ibyanjye we ubwe abyo kujya hari akiha agafata ijambo akirakaza cyane ngo abantu ngo bapfukame. No, ntabwo ari byo dushaka twebwe. Yarishe arakana ko atisha Habyarimana, arakana ko atagiye muri Kongo, arakana ko atisha abantu ikibeho, arakana ko atisha abantu mu ishyamba. Se yemera iki muri ibyo by'ubwicanyi? Marayika murinzi w'abatutsira n'abahutu none wo ngunyira ngo ntabwo ngewe numva izo nkiko ari ngombwa. Twebwe abanyarwanda tuzazishyireho dushyireho iyo nama rukokoma niba bishaka ni nawe tuzatangiriraho. Niyemera ibyaha maramoya tuzabihanagura tubwire n'abandi banyarwanda azaba bahaye urugero abakoze ibyaha bose tubone uko tubana. Nta kundi kubahana kutaruko. Ubwo nduva mu wenda mu bizaba nibyo muzakora mugeze mu Rwanda uko nyine wifuza kujya mu Rwanda kandi ukazajyayo kujya gukora politiki gukomerezaho politiki. Ubwo bigomba kuba biri muri gahunda yanyu mwebwe ishyaka LDI Rwanda rwiza. Ubwo biri mu nzozi zizageraho zikajya ahagaragara zikavamo ibikorwa. Sinumva impamvu reka rero nkubwire hari ibintu bitatu tugenderaho. Tuvuga ko ari byiza ko abanyarwanda babwizanya ukuri. Ibi ni byo biri muri Rwandan Dream Initiative. Icya kabiri tuvuga ko mu by'ukuri umunyarwanda hari hose yagombye kugenda mu gihugu cye yemye, ni ukuvuga kwishyura ukizana. Icya gatatu tuvuga ko hagomba kubaho ubutabera. Noneho umwanzuro tukavuga tuti ntabwo ibintu bizashoboka tutabanje kumvikana ku mateka yacu, tukigisha abana bacu amateka yacu, tukababwira ko identite yabo bagomba kwiyemera ko identite siyo kamara nuko abanyarwanda babana. Ikindi rero tuvuga nuko ibibazo byose biriho byagombye kubonerwa umuti, nk'impunzi zigataha. Dutangira no ku mpunzi zikuze handitsemo ko
impunzi nka Kigeri ngira ngo ni sembore y'impunzi yahunze ubutegetsi bw'abahutu none yanze gutaha n'ubutegetsi bw'abatutsi bugiyeho ni igitangaza. Ikindi rero tuvuga nuko muri ibyo ngibyo byerekeranye n'impunzi twigisha umubano mu bantu kimwe n'aya ndirimbo ya Nkurunziza. Abantu bagomba kubana nizo, kandi nkaba nizera ko inzozi nk'izo mu Rwanda hariho hose nta n'umwe utazishaka. Abantu bashaka kubana, ntabwo dushaka kurimburana. Uti mu Rwanda rero ugezeyo wabyigisha, nabuzwa n'iki kubyigisha se? Niba umuntu ampaye amahoro kugira ngo mbibwire rubanda bo bazahitemo, niba bumva ko ngomba kubigisha amahane cyangwa se nzahinirwa ntukana nifashe ku gahanga cyangwa se nkabigisha kubana, ntabwo nzatukana, ntabwo nzakanga abantu, sinzababwira ko nzi kurasa, sinzababwira ko ngiye gufata Kongo, n'ibindi nk'ibyo, sinzababwira ko ndi umuhashyi, ko ngomba gukira abantu bakamenya ko ndi star. Ntabwo ari ibyo dushaka twebwe. Nkumva rero ko ibyo dushaka ari ibintu byiza, abanyarwanda barakwiye ahubwo gushyigikira ibitekerezo byanjye. Ntibazari cyo gushyigikira twagira mu ngo, ariko bashyigikira ibitekerezo bye. Hari ibyo mwavuze byo kugira ngo abantu bari hanze bose babe bataha, ariko hari bimaze iminsi bivugwa kuri FDLR, ndetse hakaba hari umuperezida wa Tanzania waba yaravuze yuko Kagame abishatse ko yagombye kwemera gushyikirana na FDLR ndetse n'andi mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi. Wowe twagira mu ngo FDLR uyibona ute? Nuko numva muri ya mvugo nyine ya Kinyarwanda bavuga ko ubaza ibibazo usa n'ushaka no kwiraza inyanza ngo hari umuperezida waba yaravuze. Uwo muperezida ntabwo tugomba kumutsinda, ni perezida Kikwete, akaba ari perezida wa Tanzania, kandi ibyo yavuze igihe nkambishyikiye narabyize no mu itangazo. Nshingiye ku kirero, nshingiye ku mpamvu imwe, nuko abantu muri FDLR hashize imyaka 20 bari mu mashyamba, abenshi n'abakuriye bavuye mu Rwanda bafite imyaka 5 tugeze ku 8, abandi nyina ngo nabavukiye muri ayo mashyamba. Niba twemera ko abanyarwanda ko bashaka gutaha, ntabwo numva igituma Kagame atakwemera kuvugana nabo, kuko yo komeza kubimira bitwaje yabigize urwitwazo ko abantu bazaza kwica abahutu, bazaza kwica abatutsi bakabarimbura. Ndibwira ko mu bitekerezo byabo batari uko batekereza, ko bagenzwa gusa no kujya kurimbura abatutsi mu Rwanda. Nanjye nabarwanya ndetse nkaba narwana inkundura. Barashaka gutaha mu gihugu cyabo, niyemere rero ko bavugana, ibyo ndabishyigikiye. Nta kimwaro, nta n'ipfunwe numva byagombye kuntera, dore ko ari ryo jambo rigeze muri iki gihugu. Bityo rero FDLR n'inzira Kikwete yavuze bagomba kunyuramo kugira ngo mahoro arambe muri kariya karere, Kagame nabyemere, ntagira ubutwari bwo kubyemera. Abandi se uko bemeye kuvugana n'inyenzi. Icyo gihe abo bavugaga se ntabwo uzi ukuntu bavugaga inyenzi n'ubwo uri muto. Inyenzi babakora abantu babicanye, abantu bataje. None abandi nabo nabicanye, nawe niyihangana shinyiriza avugane nabo. Kino uko mubibona. Amwe umuti. Na amwe umuti. Bese ko ntawe ufite. Sinzi niba ashobora kuzamumwesha ku ngufu, ariko ubundi yagomye gushyira mu gaciro. Ntabwo agomba kumufata amaboko ngo basamure kugira ngo awunywe. Niyemere nk'umukuru w'igihugu. Arega nicyo kiranga umukuru w'igihugu, agomba kujya hejuru y'imigambwe, agamya gusobanura amagambo, ntazinga umunya, ntatukane, kandi agatanga ituze muri rubanda. Kino uko mbyumva. Ibyo rero uramutse ugeze mu Rwanda nabyo wakomeza ukabishyigikira, ariko kare utubwira ukuntu wakoranye nawe uri Premier Ministre. Hari akabazo nanategereje kubaza ukuntu wagezeho ugafata akabando ugahaguruka ugahunga ikintu Mbaturamugabo yatumye uhaguruka ugahunga, none ubu ngubu ukaba ushaka gutaha. Niyi ako kantu nari nategereje kubabaza. Reka tubaze twumvikane nyine ibyo gufata akabando. Nta kabando nafashe, ubu urabivuga uti wafashe inkoni. Abo kabando muhaguruka gisaza nta kunafashe. Gusa hari ibintu byinshi tutashoboye kumvikanaho. Ibyinshi navuze ko nabitangaje, tutangariza ku Karubanda ku itariki navuze ya 8 z'ukwezi kwa 12. Mvuga ko hariho guverinoma paralele, kandi nibyo na n'ubu ngo biracyariho. Byateye induru rero kubera ko
nanabivuze Kagame ari mu rugendo agarutse abivuga kubita ku meza cyane avuga ko mu ministre w'intebe ari bwoko ki ko yamaze iki kubera ko ntafashe Kalashnikov hariho bavuga ko ngo yaba yaranashatse no gukozaho intoki ibyo kunkozaho intoki ari hehewe ari mu rugendo cyangwa yagarutse i Kigali niko bivugwa nta ibyo byo gukozaho intoki simbizi ibyo ari byo byose we nari kumukwepa gusa ndagira ngo nkubwire ko we yavuze ko rwose ntacyo maze kugira ngo naravuze ayo magambo mu gihugu cyanjye ndi ministre w'intebe munyumvire ngo naravuze ko baca ingoyi navuze ko abantu kandi koko narabivuze ntabwo tugomba kwigisha abanyarwanda guhora mu kiriyo tugomba kwigisha abanyarwanda ko abahemutse bagomba kubihanirwa cyangwa se bakabisaba imbabazi nk'uko bivuga tugomba kubwiriza abanyarwanda biciwe ko nabo bagomba gutanga izo mbabazi je nuko arabitekerezaga undi rero yumva ko ari kuguma kubije kwabwira ko biciwe ko bahutara abantu baba buri munsi nanjye narimba arimo abantu bagaca imigani ngo twagira mu ngo se ngo bahutubishe mwene wabo bishe bene wabo nyine koko unyumvire ndagira rero ngo sinzi ikintu nanjye gukurikiza kuri icyo kibazo mbajije ukuntu impamvu nyamukuru yatumye nyine wumva ugomba gusezera impamvu nyamukuru yabonetse ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 8/95 twavuze ku bintu byerekeranye na security ariko tubivuga tubifatanije na dossier ya burugumestre twagombaga gushyiraho aburugumestre twagombaga gushyiraho ministre ubutegetsi bw'igihugu Sinapfukamira yakoze liste yabirangije anyura niwanjye kubinyerekana nsanga ari byo buca dukora inama bukeye ubwo ni ubwambere bukeye bwaho arongera agaruka ati FPR yambujije byari ibanga ryabo ariko yarambwiye ati yambujije ntabwo bari bashobora guhita bafite liste yabo tujya mu nama bazana indi liste yabo kandi ngo iyo guverinoma ari guverinoma y'amashyaka ibyo rero byatumye imbaza ibibazo bikomeye cyane ndashaka gusobanurira wenda hano bituma iyo nama ariyo ya nyuma twagiyemo ni ibintu biteye agahinda gusa kuba burugumestre 147 FPR ifite abarugumestre 120 noneho tuza rero kuba muri guverinoma turi indorerezi twagarujwe umuheto abantu bafate Kalashnikov baratugaruye ntabwo dushobora kujya mu butegetsi kuko turabicanye no ibyo bya Sinapfukamira niwe wakomeje kugaruka kuri iki kibazo ku itariki ya 25 cyerekeranye na security ibyo wenda natwe tuzandika ko dushaka kwandika ibitabo ariko abasomye igitabo cya Nkuringoma nubwo hari tumwe umuntu wenda yakosora uko byagenze twagiye kwiyunga birananirana biba ngombwa ko bamwe muri twe noneho ku itariki ya 27 dufata icyemezo cyo kuva muri guverinoma yewe nanditse baruwa ku itariki 28 je na Sinapfukamira abandi twari kumwe babaye intwari bajya kugambana bavuga ko wa mu premier ministre ashaka kugusha guverinoma yose nibyo reka rero mbere zime mu by'ukuri by'amagambo make ibintu by'ubutegetsi bw'igihugu n'ibintu byerekeranye na security kwica abantu tureba turi muri iyo guverinoma nta jambo tubifitemo byatumye je na Sinapfukamira twegura ababisigayemo harimo abaje kuvana mu imbwa ziruka nabo ntibyabahiriye ntabwo nirwo mvuga amazina yabo kuko murabazi iyo mutubwira ibintu nk'ibyo umuntu abona kuko mufite byinshi mwakoze hari n'ibyinshi mwumvaga mwishimiye gukora ariko mutagezeho yego ubu nk'ubu icyo mwatubwira isomo mwabivanyemo isomo ni irihe ni kesore vorogre byo mu rogreta ibyo mwumva mwagezeho n'umurage mwaha abakiri bato ngewe
ataka nyir'ubukozwemo, ataka nyir'ubukozwemo, nyir'ubuteruranwe nake bakinumira. 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 Ibyishimo bibi biragatsindwa, ibyishimo bibi biragatsindwa, birutwa n'umujinya mwiza ndabarahiye, birutwa no kubabazwa ntuhemuke, ahubwo ugafata ibyemezo byo kwivana mu kababaro.